Ubutumwa se bwa 2026 narabubonye. yego budusangize. Ubutumwa nabonye isomo ryanditswe muri Zaburi 63 Yego ku murongo wa 1 kugeza ku wa 5. reka tuyisome. Gusenga nyine bari kuvuga ibihuha byinshi. Yego Ubwo nayo ndasenga ndi koko mana koko biraba yego gute yego ku bintu byakomeye koko. Haza rindi jambo rimbwira ngo abantu birinde kuvuga ibihuha no gusenga ibwirwa mana. yego Icyo jambo nacyo cyaraje ndi gusenga Imana igumira ku magambo. yego bakunzi ba Concorde TV show, nkuko nababwiye yuko ngiye gusura umukozi w'Imana, umuhanuzi, mukecuru wacu Nyirabarenda Venansia mu mudugudu wa Gikomero mu kagari ka Yungwe, murenge wa Kanama, mu karere ka Rubavu. Namugezeho niwe uri imbere ya kamera, nanjye uri inyuma ya kamera, nitwa Hatumimana Concorde. Tugiye kuganira imbaraga z'Imana. Reka mukecuru abanza basuhuze. Mwaramutse babyeyi bayobozi, Imana ishimwe. Yego Haleluya. amen Imana bamugisha. amen. Imana y'amahoro ibane namwe. Yego Mm. Datembera ko dutangira, reka udushyira imbere y'Imana uganga Imana ize kutuyobora muri iki kiganiro, kuko twe twiyoboye twayoba, ariko ibanye natwe yatugeza aho ishaka kutugeza kandi heza. Ni karibu. Amen. Imana y'amahoro, Imana isumba byose, Imana guri kwizega no kwiringirwa, nyakubahwa mubyeyi mwiza turagushimira. Iri joro waturinze, watugiriye neza, warinze igihugu cyacu, warinze ingabo z'igihugu, wenda bagihagarariye data, natwe wadusaguye ku bapfuye, izina ryawe nirishimwe. Turi muri uyu murimo mwiza w'Imana yaduhaye wo kumenyesha abantu bose kukuntu bagomba kukubaha, kukuntu bagomba kwitwara muri minsi ya nyuma, kukuntu bagomba kwitwara ndibashahishe, ndibanywe ibiyobyabwenge, ndibaba abanyamahanga, bagasenga Imana yo mu ijuru. Izina ryawe nirishimwe. Turane imbere y'ubwiza bwawe rero, bana natwe uducungire umutekano, uturinde imvura iri kutunyagira, kandi duhe umwuka wera muziranenge, kandi tuyoboreshe ukuboko kwawe mwami Imana. Turinde kuyikoresha, dukoreshwe nawe. Turinde guhanura ibinyoma mwami ari we utubwira. Turinde kuvuga ibyo tutazi, tuvuge ibyo twabonye, kandi duhe ishingiro ry'ubwenge, uduhe gusengana n'amakenga. Niko ngusabye mu izina ryawe ryera. amen. Amen. Tate amakuru. Makuru ni meza. Urakomeye. Ndaho ndakomeye. Imana irakurinze. Imana yarandinze yangiriye neza. Yego turi mu mpera z'umwaka. Uyu munsi tutariki 12 z'ukwezi kwa 12 2025. Yego. Uyu mwaka turi gusoza wabonye ute, wakubereye ute? Umwaka turi gusoza, uyu mwaka wa mbere w'amata n'ubuki. Gute? Gute Imana yarambwiye ati abantu bose nibiyeze Yego batungane, be kugira imbuha, bagira amahoro mu mutima wabo, kandi bagenzi babo babaho amahoro. Abasendaga bareke gusinda, abasengaga bari kubeshya bareke kubeshya, bategeze ukuboko kw'Imana. Yego. Nta butumwa se bwa 2026 narabubonye. yego budusangize. Ubutumwa nabonye isomo ryanditswe muri Zaburi 63 Yego ku murongo wa 1 kugeza ku wa 5. reka tuyisome. Zaburi ya 63 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 5. ni ubutumwa bw'umwaka wa 2026 tugiye kujyamo. Zaburi ya 63 nako ndavuga n'irindi. yego nta kibazo. Dusome mu izina rya Yesu. Zaburi ya 63 dore ku murongo wa mbere. Zaburi ya Dawidi yahimbye ubwo yarari mu butayu bw'i Buyuda. Mana ni wowe Mana yanjye, ndazindukira kugushaka. Umutima wanjye ukugirira inyota, umubiri wanjye ugukumburira mu gihugu cyumye, kiruhijwe n'amapfa, kitagira amazi. Uko niko nagutumbiririye ahera hawe, kugira ngo ndebe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe, kuko imbabazi zawe ari izo gukundwa kuruta ubugingo. Iminwa yanjye izagushima. Uko niko nzaguhimbaza nkiriho,
izina ryawe niryo nzamanikira amaboko. Umutima wanjye uzahazwa nk'uriye umusokoro n'umubyibuho. Akanwa kanjye kazagushimisha iminwa yishima. Uko nzakwibukira ku buriri bwanjye, nkagutekereza mu bicuku by'ijoro. Kuko wambereye umufasha, kandi nzavugiriza impundu mu gicucu cy'amababa yawe. Umutima wanjye ukomaho, ukuboko kwawe kw'iburyo kurandamira. Ariko abashakira ubugingo bwanjye kubutsemba bazajya ikuzimu. Bazahabwa gutwarwa n'inkota, bazaba umugabane w'ingunzu. Ariko umwami azishimira Imana, uyirahira wese azirata, kuko akanwa k'ababeshya kazazibwa. hagarariraho. Nose mukecuru kuko umbwiye ngo mpagarariraho. Ni kwijwi rimbwiye ngo ngure ngo hagarariraho. Ijya yegereza mikoro Ni gutya. kwijwi rimbwiye ngo hagarariraho. N'ubundi ni naho igice kirangiriye. Iyi zaburi ya 63 ifite imirongo 12. Ubwo rero niwo naringezeho uhita umbwira ngo nimpagarariraho. Ni kwijwi rimbwiye ngo ngure ngo hagarariraho. Nose mba ndi gusoma nawe uri kubireba, nawe umeze nk'uri gusoma. Ko ndaze gusoma. Nawe ndi gusoma pe. Nose ubwo iyi zaburi wayibonye ute? Nende gusenga. Nyine bari kuvuga ibihuha byinshi. Yego. Ubwo nayo ndasenga ndi koko Mana koko. Biraba gute? Yego. Ku bintu byakomeye koko. Haza rindi jambo rimbwira ngo abantu birinde kuvuga ibihuha no gusenga ibigirwamana. Yego. Icyo jambo nacyo cyaraje ndi gusenga. Imana igumira ku magambo. Ati abantu birinde kuvuga ibihuha no gusenga ibigirwamana. Yego. Nuko nose kutampamagaye ngo nze tubivuge. Tarambwe ngo muhamagare kuko amagare tambwiye se. Oya pe. Ubwo isaha yariye. Yego. Yiruka byose nane. Abamo kuvanga ngo ngende ndabona ibintu ngaguhamagara. Abamo kuvanga ngo gukomeye. Ugomba kumpamagara tukabitangaza ba nyirabyo bakabyakira. Akanwa k'ababeshyi kazazibwa. Yego. None kazazibwa koko? Yego. None ndi bari kuvuga byose nibyo? Oya. Si ukubeshya? Kazazibwa rero. Kandi umwami azishima. Yego. Umwami azishima. Umwami azishima, umwami azatsinda azishima. Nese azishima atatsinze? Ntabwo wakwishima utatsinze. Tubwire irindi n'ubundi butumwa. Nawe na Zaburi 59. Zaburi ya 59. Ku murongo wa mbere gukomeza. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa Witsemba. Ni Zaburi ya Dawidi yitwa Mikitamu, yahimbye ubwo Sawuli yamutumaga bakarindira inzu kugira ngo bamwice. Mana yanjye unkize abanzi banjye, unshyire hejuru y'abampagurukira, unkize inkozi z'ibibi, undinda abicanyi, kuko bubikira ubugingo bwanjye, abanyambaraga bateraniye kuntera, kandi ntazize igicumuro cyanjye cyangwa icyaha cyanjye Uwiteka. Barirukanka bakitegura batagize icyo bampora, kanguka usanganire ubirebe. Ni wowe mpamagara Uwiteka, Mana Nyiringabo, Mana y'Abisirayeli. Kangukira guhana abapagani bose, ntugire abanyabicumuro babi ubabarira. Bagaruka nimugoroba bagakankama nk'imbwa, bakazenguruka umudugudu. Dore badudubiranya amagambo mabi mu kanwa kabo, inkota ziri mu minwa yabo, kuko bibaza bati ninde ubyumva. Ariko wowe Uwiteka uzabaseka, uzakoba abapagani bose. Wambaraga yanjye we, nzagutegereza, kuko Imana ariyo gihome kirekire kinkingira. Imana mboneramo imbabazi izansanganira,
Imana izanyereka ibyo nshakira abanyubikira. Ntubice kugira ngo abantu banjye batabyibagirwa. Mwami ngabo idukingira, ubatatanisha imbaraga zawe, ubacishe bugufi. Ijambo ryose ryo mu minwa yabo ni igicumuro cy'akanwa kabo. Ubwibone bwabo bubafate nk'umutego. Imivumo n'ibinyoma bavuga nabyo bibafatishe. Ubatsembane umujinya, ubatsembe be kuba ukundi, kugeza ku mpera y'isi hose. Bamenye yuko Imana itegeka aba Yakobo. Ba bandi bajya bagaruka nimugoroba bakankame nk'imbwa, bazenguruke umudugudu, bahunahune bashaka inyama, nibadahaga bakesha ijoro. Ariko njyeweho nzaririmba imbaraga zawe, kuko wambereye igihome kirekire kinkingira. Mu gitondo nzaririmbisha imbabazi zawe ijwi rirenga, n'ubuhungiro ku munsi w'amakuba yanjye. Ni wowe wa mbaraga yanjye we. Nzaririmbira ishimwe, kuko Imana ariyo gihome kirekire kinkingira. Ni Imana mboneramo imbabazi. Hagarariraho. Amen. Naho igice kirangire ku murongo wa 18. Ariko bangu byakomeye ngo nende gusengera u Rwanda. Mbona ibyo bintu, mbona amasomo. Ariko fatiye mikoro. Dukomeza gusobanura ko ubu butumwa. Ubwo nende gusengera u Rwanda, bariko bavanga ibintu byakomeye. Bise turajya he, biragenda gute? Yego. Ndavuga ati Simana koko u Rwanda runararigise kuko tunarahiye kuko. Ubwo mbona yo magambo. Yego. Wari ubabajwe n'u Rwanda uri ku rusengero? Ngo turashira. Barikuvuga ngo nibagimba ngo byarangiye. Ubwo nange ndasenga. Yego. Fata amafungo. Numva amasomo niko gaje. Yego. Imana ishimwe. Komeza. Hari abantu bajya bakwikira ibiganiro bakadushinja ngo mvuga ngo amagambo menshi, ngo nkatuma ngo umutumirwa ngo ativugira. Komeza utubwire n'ubundi ibikuri ku mutima Imana yakubwiye. Tubigira impamba tuzasozanya umwaka wa 2025 twinjira muri 2026. Gusa ubwo ubutumwa bw'u Rwanda bwabona nabonye nubwo buhagarariyeho. Yego, ni izaburi. Na ibindi byo kuvuga bizaga abantu bari gusenga. Yego. Ngama yerekwa nyine n'amasomo gakomeye go kwitunganya. Abantu bari gusenga, bari kubeshya, bari guhanura ibinyoma. Bakavuga ngo weretswe bateretswe nyine kugira ngo babashime. N'abandi bagasenga bagateranya abandi cyane. Ibyo byo birasanzwe. Imana itubwiraga imbone ngo ubone, ikatubwira n'icyo twabikoraho. Ikakubwira ngo umuntu kuguhiga ariko ikakubwira ati ndukamwereka ko wabimenye. Yego. N'abafite amarozi tuba tubazi, amarozi tuba tuzi aho guhari naho gabitse. Ikatubwira iryo banga ariko ntitubabwire, tukabona nabo gutyo. Imana ikakwereka umurozi. Amukwereka da. Turabazi nabo bitse tuba tuwazi, rahatwerekaga ariko tugasangira dutyo. Tuba tuwazi ariko ikakubwira ati ndukanabimwereka, ndukamwereka kubizi. Yego. Tugaceceka gutyo nuko dukoresha ibindi bitangaza rero. Katubwira ati abagenye ngo kujya handika kubuza ati ndugeyo. Yego. Urahuriyeho n'ibibazo bindi ngibyo, mbese ikagushyira kuri gahunda. Akahonga iyerekwa rikomeye cyane, ikaba yakuza no kurivuga. Yego. rikomeye ikakuza kurivuga, ukaribana mu mutwe wawe, karibwira ngo umuntu w'inshuti ikomeye cyane butagira amagambo. None se tate ndikuza ndikubwira abakunzi banje aho ngiye. Nabyo ngiye gusura umukecuru umaze imyaka irenga 30 ari umuhanuzi. Kandi urimo neza, kuko nanjye ndi umugabo wo kubihamya. Twasenganye igihe kirekire kandi ibyo wambwiye pe byagiye bisohora.
washobojwe n'iki kumara iyo myaka mu gihe hari abandi usanga bahawe impano ugasanga ayimaranye umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ahise abivangavanga, wowe n'iki cyagushobozaga kumara iyo myaka irenga 30 ufite impano kandi uzicunga neza? Icyabinjoboje nagwaye ingwara nyigwara imyaka 7. Imyaka 7 bari kundoga. Neno baruga imyaka ndiyamera. Byarabaye abantu bose barabizi. None hateraga ibigori ndibimere. Bakavuga nateye ibitumbwe. Natera ibere bakavuga nateye imishoro. Ukumva? Nateraga ibishembo hande yitwa mu ngango. Ibishembo ndibimere. Yego. Imirima usatuye gukerurwa nyine ndibimere. Ndagwara cyane, ndagwara ndaremba. Ngwaza n'umwana agwara ubugwayi ndazi. Umwana mujyana ahantu basengaga barambwira ngo nizera basenga ngo yapfuye byarangiye. Yego. Umwana namujyanye kwa Simoni aramusengera arambwira ngo umwana ngo arakize. Umwana arakira ndi yapfa abaho. Ubwo bugwayi rero ndabutangeje nine managezeyo. Yego. Jewe n'umupfumu ndagezeho ndi kuvuza ubwo bugwayi. Bigezeho mbona kuraguza ko ndacyo bimbwiye ndabireka. Ubugwayi burikiza. Bukizwa no gusenga. Bukije no gusenga imyaka nayo bigezeho iramera. Yego. Imyaka iramera ndongera ndeza. Ubwo rero mbona agakiza gakomeye, mbona gusenga ari byiza, mbona amayeri ko menshi. Imana nangushanganya ndajyana ubutumwa handi hose henshi. Yego. Mbona ko ninyemukira nangizanyica. Uvuga ngo utinya ko uyihemukiye yakwica. Kandi ko nibyo byangarukaho. Yego. Yegereza mikoro. Mbonye ko byangarukaho ngongera ngaremba. Ubundi uyirekeraho. Aho niho biri kugenda neza. Ukuyishyira hasi ijwi ntirigende neza. Mbonye ko ibyo bintu byangarukaho ngongera ngaremba. Imana irangoresha ahantu hose ndaho ndahagaze no muri Kongo nagezeyo. Yego. Umbwiye ibintu bikaba byo. Ngajya ngo mu nsengero ngahumuza ngo urusengero ndukwigisha. Hakabonekamo abantu bihana. Hakabonekamo abatura. Ngakora no ku muntu da. Yakora ngakora no ku muntu. Yego. None ari bikomeye ngamusura ngajya kumubwirira hanze. Ubwo rero nigeze kujya gusengera ahantu hitwa mu Biziguro. Imana ikora igitangaza cyane. Imana nambura ati dore muno harimo ibihungamutwe. Yego. Vuga ko harimo ibihungamutwe. Ibihungamutwe urabizi? Oya. Ntabwo nzi byari byo pe. Igihungamutwe ni ikintu kivuga ibintu kitazi kikishushanya. Ubwo rero ndahasengera mara kandi mu rusengero turi mu mafungo. Ariko ibihungamutwe byarabonetse. Nabaga ndi kumwe n'uwo hirya. Ibihungamutwe birahaduka pe. Biratinda cyane, birahaduka byinshi. Yego. Ubwo hari ibyo ndaravuga warabizi, hari ibyo aravugaho. Yego. Ariko ibihungamutwe byaje kuzamo pe. Kandi bikomeye. Bihera no mu bakomeye. Barongera barandumira ngo dufite amashengesho y'iminsi 2 uzagaruka ku wa 2. Bari kuranga banarebe ibyo navuze ko birabaho. Inzu biratumara iminsi 2 turi mu mafungo. Birongera biraba. Birazamba gatana. Ubwo rero Imana ngayireba ngayitinya. Harigiye Imana yandumye ahantu hitwa Nyarusuku. Namwe Nyagahinika. Yego. Urukwariye ku rusengero. Ndigisha cyane, ndigisha. Burira. Nino nyura ku mwari ari nijoro mu gicuku. Inzi ko ndacumbika. Imana imbuza gucumbika ari nijoro ndi nyenyene. Namba kumugeza ari nijoro. Cyakigeze kine mu gishanga. Aho ngeze ngatebera. Mbijwira hamwe kukandagira hariya. Mbakandagiye mbona haragasinde ndambuka. Ndaza nzi ko ndara kuri Kanyembinga. Ngeze kuri Kanyembinga irambuza ngo nduracumbika.
ndazamuka ndaza mu ijoro no muri Ndogoshore no mu Gitari ari nka saa 2 z'ijoro ndaza ngeze kuri Nyamagona ndavuga ngo reka njye kuri Nyamagona ngeze ku rugi nabwo irambuza ego nambuka njye nyine nageze hano bajyamye mbona ukuboko kw'Imana. kuki se yakubuzaga gucumbika? Nabwirwa n'iki se? Yari indwara yanze ko njya kwiraza mu kigunda kandi biri kungorera. Sinye imbaraga se? Yego. Yaravuze ati umuntu wari kungorera ajye korana mu kigunda ati ndakurinda. Ati umurande kugeza mu rugo. Yego. Irangenda umuhanda witwa Ikigeyo. Kwa Mikatire nduwazi. Ndahazi gashinga mutwe. Ndagenda. Ubwo ndi kuvugira kuri mikoro nyine hari babyumvi. Yego. Nzange izuba ryaravuye ryarasemye, indoke zarumye, ibisheke byarumye, indama zabuze ubwatsi, bari gusanura urusengero. Irambwira ati babwire ko bangomeye, babwire bature, ndakora igitangaza. Yego. Bazana ubuturisho bw'ububaha bw'abundi bw'ububaha barakorera muri kubona. Bavuga ati Imana namwe ngo mubusubizeyo, muzane imbegeti, muzane amabase, muture Imana yaho imvura. Yego. Baratura, batura ibitoke, batura ibiheri by'imyumbati, batura imitwaro y'ibisheke, batura ibinyamunyu, baratura. Tura amafaranga, batura indama, batura imbegeti zuzura amafaranga, n'ibishyimbo n'ibihaza byinshi. Babyibuke bari kumva kuri babyibuke ikigega nshinga mutwe, babyimbuke kwa Mikatire babyibuke. Yego. Barangije kwanura amatura, imvura y'abanyagiye kandi yari yarabuze imaze umwaka itagwa. Imana ikoresha icyo gitangaza. Irambura ati muna ari umusambo w'umudiyakoni w'umugabo usamuraga n'abandi badiyakoni, ni indaya yishe ubutumwa nazihane, ndaya namukuru w'ukuboko umugabo aranga. Yego. Aranga ibyo ndi kuvuga byabayeho. Yari umudiyakoni mu gacuga k'abaragwaye aho arapfuye agwa Gisenyi. Barambwiye ati ye umuhanuzi wa mugabo wavuze yarapfuye byararangiye, Imana yaramukubise. Ubwo rero kumva ibyo bitangaza byinshi by'Imana ikoraga. Abantu bakoraga ibibi mu rusengero nabo baje barihana, abantu babaga injakura mu rusengero baje barihana, abantu basamiraga bari mu rusengero bakariganya, nabo Imana zabakubita. Yego. Bakarenga ku mbano bahawe, bagakora ibibi, bagasinzira mu rusengero, bagasambanira mu rusengero, bagira abameshu kandi ari abakozi b'Imana, nabo Imana zabakubita. Yego. Ubwo narayitinye, kugeza ubu narayitinye. Bakuze kutugira inama no kudusangiza ibitangaza Imana yagiye gukoresha mu myaka 30 mazuru umuhanuzi. Nta kindi ni ukwirinda kandi abantu bakagira ute bagatinya Imana, no kugira ubwenge, bakanayubaha. No kuvuga ibyo bazi ndi baje barahutera ngo bakuri imbuha, bavuga ibindi batabonyeho ngo bishyire hejuru ngo bagire ngo nabantu bakomeye. Botateka tugane ku musozo. Tugane ku musozo. Ugiye gutanga nimero yawe. Ku buryo wagukenera yaguhamagara mugasengana. Noneho nyuma udusengere. Ese wayifashe mu mutwe nimero yawe? Ndabanze gusoma. Ndabanze gusoma pe. Nimero yawe ntabwo yize. Oya pe. Yego. Nimero y'umukecuru Nyirabarenda Venansia ni 0787 44 21 30. Ni 0787 44 21 30. Niyo nimero abonekaho umukeneye kugira ngo mugishe inama. Ni naribonye dufite mu gakiza, yakugira inama akagufasha no kugusengera. Imana yamukwa no kumasa akaguhanurira kuko izo mpano zose yarazihawe. Yego, ni karibu tate n'isengesho ubundi dusoza ikiganiro. Nyakuba Mana yacu Mana ikomeye, tumaje kuza imbere turi gushima no kuguhimbaza, tugira ngo tubabare ibyaha no gukiranirwa. Ndigenge zose tubonaho, tugwanire turengere dutabare, kwembura imitima yacu, ukomeze kutuba hafi Mwami. Nta byiringiro byacu niho Mana ikomeye dufite, ari tuzazamura amaboko ni weho, ndayindi Mana dusenga niho twahisemo.
tugushimira ko watumenye databuja ukadukubwira ubwawe kandi gushimiye umushyitsi ugejeje hano kuko wamurenze mu nzira ukamurinda impanuka ntumugisha ko yadusuye umukomereza amaboko kandi ukomeze umurindire mu murimo wawe kandi turamara hano urakazi turinde abazimu kutuvangira turinde abazimu n'abadayimoni turinde ingabo za satani turinde gukora k'umwanzi mwami twese mu maboko yawe udufashe ukomeze kurinda igihugu cyacu ni mu izina ryawe ryera amen.